nk'itorero turashaka kubabwira ko duhari, turashaka kuba ko turi kumwe, turashaka kandi no kubasaba imbabazi mu izina ry'ababagiriye nabi kandi bari abakristo. Tubabwire ngo burya ntabwo bari burya ari izina. Abakristo ni babandi mwabonye nka ba Kalisa, abari abakristo nk'abandi mwavuze ba Edizo, mwagiye mutanga ubuhamya uburyo barengaga ibyo byose bakaza kubegera. Nimushaka igisobanuro cy'ubukristo mujye muvuga icyo. Ariko abandi bamwe babimaga amazi, bamwe babimaga ibyo kurya, bari bafite amazina ariko nta Kristo bari bafite, kuko icyo basabwa gukora na Kristo ntibagikoze. Icyo tubahamagarira abantu nk'abo, sabe protokole zanire umushumba mukuru. Abana bagiye kudufasha bakongereze urumuri muri byose. Ni mwebwe igihugu gitezeho amaboko. Protokoli ikomeza kudufasha shyikiriza abashyitsi bakuru turi kumwe. Yego, protokole ihe abo turi kumwe hano imbere bose babaha amabuji kugira ngo abana bafashe kubacanira. Yego, buri wese buji yamugezeho ndetse no hejuru. Reka barimo abana bacanira abakuru bari hano. Reka dusabe bakomeze na gahunda uko bayiteguye. Karibu. Twibuke twiyubaka. Imyaka ibaye 29 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Twibuke twiyubaka. Turibuka Murebwayire Konsole, turibuka Evangeliste Kayihura Canisius, turibuka Ndoguteye Alphonse, turibuka Ruyonza Jean Bosco. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Twabuze imiryango, ababyeyi n'abavandimwe n'inshuti, ariko kuba turiho ni igisobanuro cy'ubuzima cy'uko mutazimye. Duhagaze mu cyimbo cyanyu. Twibuke twiyubaka. Turibuka Gakundi Jean Marie Vianney, turibuka Bunani Jean Baptiste, turibuka Zirano Kalisa. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Tuzahora tuzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana yabaremye. Tuzaharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Twibuke twiyubaka.
turibuka Mukakayizere Patrici, turibuka Senyana Jean Damascene, turibuka na Kayijamahe Divine. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Agahinda twatewe na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda niko kaduteye gukomera, tukavomamo imbaraga zidutera gukomeza kugera heza. Twibuke twiyubaka. Turibuka Nyirantama Marie, turibuka Mukabutera Clotilde, turibuka Kalisa Marie Rose, turibuka Mutabazi Joseph. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Duharanira kubaka u Rwanda rudafite amacakubiri. Turibuka twiyubaka. Turibuka Ndayizeye Theogene, turibuka Umutesi Veronice, turibuka Gasinge Jeanne. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Urubyiruko nitwe tugomba kubanza mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, dukoresha ikoranabuhanga rigezweho n'imbuga nkoranyambaga, tuvuguruza abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Twibuke twiyubaka. Turibuka Kayihura Charles, turibuka Tumukunde Elina, turibuka Mugabekazi Grace, turibuka Ngaramba Dieudonne. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Amateka yacu yatubereye ishuri, twize kubaho nyuma y'urupfu. Ubu dufite ubuzima, tubangamiye ubuzima. Twibuke twiyubaka. Turibuka Iyamuremye Abeli, turibuka Nsabimana Jean, turibuka Uwitonze Sorine. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Bavandimwe banyarwanda, bakristo bene data, dushyire hamwe dushyigikiye ukuri, twihesha agaciro nk'abanyarwanda. Twibuke twiyubaka. Turibuka Muhongayire Agnes, turibuka Mugenzi Oswald, turibuka Mukamana Emmanuel. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Turibuka abakristo, abari abakristo ba DPR Rurembo rwa Kigali, ntituzabibagirwa, bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twibuke twiyubaka. Turashimira RPF Inkotanyi yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Twahisemo kuba umwe. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Barakoze urubyiruko rwacu rwa hano i Nyarugenge. Nkuko Mushumba wacu Rurembo yabivuze, nyakubahwa mushyitsi mukuru, Ururembo rwa Kigali hamwe na Paruwasi ya Nyarugenge twarafatanyije dutegura iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi 94. Aba bana aya mazina bavuze n'ayaba hano 61 bari abakristo ba hano baricwa muri jenoside yakorewe abatutsi. Mwumvishe ko basoza bavuga yuko n'abandi bo mu Rurembo nabo ko tubibuka, kandi nicyo cyaduteranije hano. Barangije bavuga rero yuko tugomba kwibuka twiyubaka, kandi nibyo, icyizere kirahari, ibyiringiro birahari, nta bwoba dufite, kandi namwe abarokotse mukomeze muhumure. Dufite ubuyobozi bwiza, dufite itorero ryiza ADEPR, turi kumwe naryo ritufasha umunsi ku munsi. Rero ubuzima bwarabonetse, Imana ishimwe. Munyemerere
tujire mu mwanya tugiye guha korali imwe indirimbo kugira ngo nyuma twakire ikiganiro twateguriwe n'umuyobozi wacu w'inama nkuru y'ubuyobozi bwa ADEPR. Reka korali Sinapi yegere hano yo mu Rugarama, yegere hafi. Korali Sinapi nimbiri hano hafi, abana basubiye mu myanya yabo. Ndagira ngo korali Sinapi nimba iri hano hafi. Murakoze cyane. Munyemere dusome ijambo ry'Imana. Bampaye gukora ibintu bibiri mu mwanya umwe, kubagezaho ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa twabageneye uyu munsi wa none. Ariko ibyo turi kuvuga byose guhera mu gitondo ni ijambo ry'Imana. Ijambo dusoma riri muri Yeremiya bice 31 umurongo wa 4. Bavuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Kandi urwandiko Pawulo yandikira Abakorinto, urwandiko rwa 2 mu gice cya mbere umurongo wa 8. Bavuga ngo bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Umurongo wa 10, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Atangira umurongo wa 3 ho yaravuze ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Nyakubahwa mu yobozi w'akarere ka Nyarugenge, kaba n'umushyitsi mukuru wacu uyu munsi, twibuka ku nshuro 29 jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nyakubahwa umuyobozi w'inama nkuru y'itorero ADEPR, ba nyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, ingabo na polisi, nyakubahwa mushumba w'ururembo rwa Kigali, ba nyakubahwa mwese, abashumba b'amaparuwase n'amatorero, bavuga butumwa, abaririmbyi, abakristo mwese, abanyarwanda twese turi kumwe, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mwanya ni umwanya itorero ryahisemo muri iyi minsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 29. Hategurwa ibikorwa bitandukanye mu gihugu, kuko uretse aha turi kwibukira muri gahunda yateguwe n'ururembo rwa Kigali, hanateguwe n'izindi gahunda zo kwibuka twategeye ko zizabera ahantu harenga 140 mu gihugu hose, zateguwe n'itorero kugira ngo habeho umwanya nk'uyu wo guhura, w'ibiganiro, wo guhumurizanya. Kandi mu maparuwasi abantu baherereye mu ndembo, yewe no ku rwego rw'igihugu tukazagira umunsi duhura nk'itorero kugira ngo dukore iki gikorwa cyo kwibuka. Impamvu yo kubikora ni inshingano yacu nk'abanyetorero, nk'abanyarwanda. Gufata umwanya nk'uyu ni inshingano yacu.
nari mvuze ko ibyo turi buganire byose nibyo twavuze guhera mu gitondo ari ijambo ry'Imana. Buriya Bibiliya, buri gitabo cyose cyanditswe gisubiza ikibazo gihari, kandi uwavuga ubutumwa bwiza mu Rwanda, ikibazo cy'Abanyarwanda gishingiye ku mateka twanyuzemo. Niyo mpamvu ari indirimbo zihimbwa, nanashimire abaririmbyi, indirimbo mwahimbye ari izihumure, ari n'izigaruka ku mateka twanyuzemo nk'Abanyarwanda, ari n'izitanga ibyiringiro. Tubashimire abaririmbyi, ari abagize umwanya wo kuririmba n'abandi mutabonye uwo mwanya. Indirimbo mwahimbye zirimo ubutumwa bwiza. Ariko indi mpamvu dufata izi gahunda zo kwibuka nk'itorero, ni ukwibuka, ni ugusubiza agaciro, ni ukunamira abatutsi bishwe muri jenoside. Bamwe bari abanyetorero ryacu, ariko ntabwo bishwe bazira ko ari abakristo ba ADEPR, bishwe bazira ko ari abatutsi. Gufata uyu mwanya rero, nk'uko twanatangiye kare dusura urwibutso, tukajya no gushyira indabo aharuhukiye imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside, nuko ni inshingano yacu nk'itorero gufata uyu mwanya wo kwibuka, ariko no kubasubiza agaciro n'icyubahiro bambuwe. Ariko ikindi, uyu mwanya ni n'umwanya wo gushima Imana yakoresheje ingabo z'inkotanyi mu guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi 1994. Buriya kenshi dushaka gushimira Imana, kandi nibyo niyo gushimwa muri byose, ariko tukanashima n'abikoresha, kuko Imana ntuzayibona igenda n'amaguru, uzayibonera mu bantu. Muri 1994 twayiboneye mu nkotanyi, kandi ntibyaba uwo munsi gusa, kuko igihugu cyacu cyari cyasenyutse. Tunashimira Imana yaduhaye ubuyobozi bwashyizeho gahunda zo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kubaka igihugu, kubaka u Rwanda. Umwanya nk'uyu rero, iyo dusubije amaso inyuma tukareba urugendo rw'imyaka 29, nabwo ni n'umwanya wo gushimira Imana. Ariko ikindi ni n'umwanya wo guhumuriza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi no guhumurizanya. Eka mbonereho uyu mwanya kongere duhumurize Karekezi, ndetse tunahumurize mu izina ry'itorero nk'umushumba mukuru, yaba ari abari hano n'abandi batwumva, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko abahungiye ku nsengero zacu, yaba hano n'ahandi. Mu kintu kitubabaza cyane nuko byageze igihe bamwe muri abashumba, bamwe mu bari abakristo batakaza umutima wa gishumba, batakaza n'ubumuntu, batakaza n'ubukristo. Kandi ibyo uyu munsi dukwiye kubyigiraho ingamba dufata mu guhindura no kubaka umukristo n'umunyarwanda ukenewe. Karekezi, wakoze kuduha ubuhamya, kandi turaguhumurije, turagukomeje, kandi tunahumuriza, tunakomeza mu izina ry'itorero nk'umushumba mukuru abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Guhungira ku rusengero hari ahantu, nubwo nta na hamwe harakwiye kubera jenoside, nubwo nta hantu na hamwe hari hakwiye kwicirwa abantu, ariko ku rusengero impamvu abantu bahahungiye bari bizeye ko ari ahantu hera, ari ahantu h'Imana. Iyo ngeze mu mwanya nk'uyu, numva n'Imana nayo nuko tutayihumuriza, kuko ari nyir'ihumure ryose, ariko Imana nayo yarababaye.
yarababaye. Icyambere ibabazwa nuko bisha abantu bayo, kuko abatutsi bicwaga n'abantu bayo, ariko inababazwa nuko nabwo bishwe n'abantu bayo, n'abantu yaremye. Rero uyu mwanya nk'uwo kwibuka ni umwanya ukwiye kudufasha gutekereza. Niyo mpamvu mu bikorwa, mu biganiro nk'ibi habamo no gusangira amateka yaranze itegurwa rya jenoside no kuyishyira mu bikorwa. Tunashimire mwene data Fanuel waduhaye ikiganiro n'ubuhamya twagiye kumva aya mateka nk'itorero bituma twibaza, ndetse mu nyemerere twongere twibaze. Ni byiza kwibaza ngo habaye iki? Habaye iki cyatumye mu gihugu higishwaga ivangura, rikajya mu mashuri, rikajya mu bigo by'amatorero n'amadini, bikajya mu nyandiko? Habaye iki cyatumye itorero ryari rifite Bibiliya ivuga umuntu waremwe mu ishusho y'Imana, ivuga urukundo? Habaye iki kugeza ku rwego abantu badakumira izo nyigisho, batazamagana? Habaye iki cyatumye mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi bamwe mu bari abashumba, bamwe mu bari abakristo batinyuka bakamena amaraso y'inzirakarengane? Ibyo kubyibaza rero uyu munsi wa none bituma tugaruka ku nyigisho twigisha none, bituma tugaruka ku butumwa bwiza dukwiye kuvuga buhindura umuntu kandi bwubaka umuntu, bituma tugaruka ku nshingano dufite nk'itorero. Ari nayo mpamvu ushaka kubashimira mwe mwese mwitabiriye. Iyo dufashe uyu mwanya tugakorera ibiganiro, Karekezi akaduha ubuhamya, bituma twibaza ngo ariko uriya muntu wamusohoye, uriya muntu wamwiba ibyo kurya, habaye iki? Ko yaramaze imyaka ajya mu rusengero, ni iki yarakwiye kwigishwa atigishijwe? Ni ubuhe butumwa yarakwiye kuba yarabwiwe atabwiwe, kugira ngo nubwo jenoside itazongera, ariko nihaba n'ikindi kibi, nihaba n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose gihabanije n'ibyo umuntu Imana akwiye gukora, ijambo ry'Imana twiga rituma uvuga ngo oya. Nihaba kubakira imfubyi n'abapfakazi, ugashingwa kuba ari ubikurikirana, ijambo ry'Imana rikubwire ngo ibi ntabwo byemewe. Nihaba n'ibindi bikorwa bindi byo mu buzima bwa buri munsi, ijambo ry'Imana ribashe kutuyobora. Rero umwanya nk'uyu ni umwanya dusubiza amaso inyuma, abantu bakareba niho itorero ryatsinzwe, niho abantu ku giti cyabo batsinzwe, kandi kubireba bigatuma abantu bihana, bakanafata n'ingamba zibikwiye kuvugururwa no gushyirwamo imbaraga mu nyigisho zacu. Ibi hano hari amakorali atandukanye, hari abashumba, hari abavugabutumwa, hari abanyamasengesho, bikwiye kudufasha kutubera indorerwamo yo kwibwiza ukuri mu nyigisho twigisha umunsi ku wundi, kugira ngo ntibibe byo kuzana abantu mu rusengero gusa, ngo tugire abantu bitirirwa itorero n'urusengero kandi batarahindutse ku buryo bavuga oya bageze imbere y'ikibi. Ibi biraduha inshingano, biraduha icyo dukwiye gukora. Ndashaka gusoza ngaruka ku ijambo twasomye, haracyari ibyiringiro. Pawulo yandikira Abakorinto, yababwiye amakuba bahuye nayo. Sinshaka kuvuga ku makuba bahuye nayo muri Aziya, ariko ikintu yavuzeho, yaravuze ngo twararemerewe kugeza ubwo tubona tudashoboye kubyihanganira. Twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora.
habagaho imyumvire umuntu yagira amarangamutima mu gihe cyo kwibuka, abantu bakagira ngo hari n'abadayimoni, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo ni uko jenoside yakorewe abatutsi yasigiye igihugu, yasigiye abayirokotse umutwaro urenze ibyo umuntu ashoboye kwikorera. Kenshi rero iyo umuntu yagize amarangamutima, ni uko umutwaro yikoreye, ni uko umutwaro amateka yamukoreye urenze ibyo ashoboye kwihangana. Ari nayo mpamvu hakwiye kuba ibihe nk'ibi byo guhumurizanya, byo gukomezanya, kuko niyo bavuze ngo Imana ijya iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe duhumurize abandi. Ubutumwa mbahereza rero nk'itorero ni ubwo gukomeza kuba umuyoboro wo kuzana ihumure ku bandi, umuyoboro wo kuzana gukomera ku bandi, umuyoboro wo gukomezanya. Kandi ubuhanuzi bwa Yeremiya buravuga ngo ibyiringiro birahari, Imana ifite umugambi, kandi iyo turebye ibyo imaze gukora mu gihugu cyacu dukomeza kuyishimira, biduha kuyiringira no gukomera. Nk'itorero dukomeje natwe urugendo rwo gufatanya mu bikorwa by'isanamitima n'ubudaheranwa, kandi tubona bitanga umusaruro mwiza. Dusabe buri muntu wese kubigiramo uruhare, kandi kubigiramo uruhare, icya mbere ni ukwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, icya kabiri ni ukuvuga amagambo azana ihumure mu bandi, icya gatatu ni ukubwizanya ukuri, ikindi cya kane umuntu wese abigiramo uruhare ni ukwegera mugenzi wawe ukamubwira ngo impore ndahari, impore turi kumwe, impore dukomezanye urugendo. Hari ibikorwa bitandukanye biri mu maparuwasi n'amatorero bijyanye n'isanamitima n'ubudaheranwa, ariko tukanabijyanisha n'urugendo dukwiye gukomeza gufatikanya rwo kwita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu bibazo bitandukanye bagifite, yaba iby'ibikomere byo ku mubiri, byo mu marangamutima, yewe no gufasha abarimo batishoboye. Kuba hari ukeneye ubufasha si uko ari intege nke ziwe, ahubwo nuko amateka yamukoreye uwo mutwaro. Dukwiye gufatikanya muri urwo rugendo nk'itorero, tugafatikanya kureba ninde udafite aho kuba. Ntabwo igihugu cyabishobora byose, ariko dufatanyije twese nk'abanyarwanda twaba umusanzu wakemura ibibazo bitandukanye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagifite. Kadushimire ururembo rwa Nyarugenge, ururembo rwa Kigali n'iritorero rya Nyarugenge ryateguye uyu mwanya. Tubashimire abitabiriye. Turabizi ko muri runo rurembo ku bufatanye n'itorero hari amazu y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari gusanwa mu karere ka Gasabo agera hafi 19, ariko n'ibindi bikorwa biri gukorwa hirya no hino mu gihugu muri iyi gahunda. Kandi uyu munsi turabizi ko hari abantu itorero ryateguye kuremera, kuko umunsi nk'uyu nabwo ni umunsi wo gutekereza kuri bagenzi bacu. Umunsi babuze umuntu babwira ngo turahari. Nk'itorero turashaka kubabwira ko duhari, turashaka kuba ko turi kumwe, turashaka kandi no kubasaba imbabazi mu izina ry'ababagiriye nabi kandi bari abakristo. Tubabwire ngo burya ntabwo bari burya ari izina. Abakristo ni babandi mwabonye nka ba Karisa, abari abakristo nk'abandi mwavuze ba Edizo, mwagiye mutanga ubuhamya uburyo barengaga ibyo byose bakaza kubegera. Nimushaka igisobanuro cy'ubukristo mujye muvuga icyo. Ariko abandi bamwe babimaga amazi, bamwe babimaga ibyo kurya, bari bafite amazina ariko nta Kristo bari bafite, kuko icyo basabwa gukora na Kristo ntibagikoze. Icyo tubahamagarira abantu nk'abo, abatwumva n'abari kure, nuko muri Kristo hakiri amahirwe yo kwihana.
yo kwihana, yo gusaba imbabazi, kuko Imana yacu ni nyembabazi. Nk'itorero rero ni byiza ko dukomeza kugira amahitamo yo kuba umucyo, yo kuba urumuri, yo gushyigikira ibikorwa by'igihugu bitegurwa n'igihugu cyacu mu rugendo rwo gukomeza kubaka umunyarwanda ukenewe. Yesu abaha umugisha. Eka dusoze umushumba w'Urembo yegera hano hafi, kuko tugiye no gusaba umushyitsi mukuru kugira ngo aduhe ikiganiro n'ubutumwa yaduteguriye uyu munsi, kandi tumushimire. Sinasoza ntongeye kubashimira no kubasabira umugisha, kandi mbabwira ngo mureke dukomeze kwibuka twiyubaka. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, mutwemereye mwakegera hano hafi kugira ngo mudufashe gushyikiriza iyi nkunga aba twateguye kuremera, barimo Tasienne, barimo na Karekezi Emmanuel ndetse na Hitayese Emmanuel. Itorero ryabageneye inka, bakegera hano hafi kugira ngo mudufashe, kandi dukomeza kubabwira ngo bakomere, twiyubuke twiyubaka, turi kumwe, turi mu gihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza. Turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'icyizere yagaburiye abanyarwanda ndetse n'igihugu cyacu. Turashimira ubuyobozi dufite, kandi mufite itorero rifite imyumvire n'imitekerereze itandukanye na bari batakaje ubukristo mwagiye muhura nabo, kandi itorero rirabakunda, ribifuriza umugisha w'Imana. Munyemerero twakire nyakubahwa umushyitsi mukuru atugezeho ubutumwa yatugeneye uyu munsi wa none. Murakoze. Adeperi ya Kigali wari wogeye, ufite ahazaza heza, mu gihe wari ugikomeje kwiyubaka, wakuweho intwari zawe, bishwe urupfu rubi rw'agashinyaguro, bazira uko bavutse. Adeperi ya Kigali wari wogeye, ufite ahazaza heza, mu gihe wari ugikomeje kwiyubaka, wakuweho intwari zawe, bishwe urupfu rubi rw'agashinyaguro, bazira uko bavutse. Turabibuka, babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Turabibuka, babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Turabibuka, turibuka abakristo ba ADEPR ururembo rwa Kigali biciwe hirya no hino muri uyu mujyi wa Kigali bazira ubwoko batihaye. Turibuka
abiciwe Kicukiro Mureto, turibuka abiciwe i Gahanga, turibuka abiciwe i Kanombe no mu bindi bice byose bigize akarere ka Kicukiro. Turibuka abiciwe i Remera, abiciwe Kayanga, Gikomero n'ahandi hose mu karere ka Gasabo. Turibuka abiciwe i Nyamirambo, abiciwe Kimisagara, abiciwe ku Gitega na Nyabugogo no mu bindi bice byose bigize akarere ka Nyarugenge. Turibuka abishwe bajugunywa mu byobo, turibuka abishwe bajugunywa no mu ruzi rwa Nyabarongo. Abo bose tuzahora tubibuka. Kigali wahoranye abera bakundaga umurimo w'Imana, bagendanye hose mu kuvuga ubutumwa, igasaba Igihogwe na Gatsata, Nyarugenge, Muhima na Muganza, Kimihurura, Kamuba na Gikondo, Kinyinya, i Remera n'ahandi, babishe urupfu rw'agashinyaguro. Izo ntwari zakundaga gusenga, ntiduteze na rimwe kubibagirwa. Turabibuka, babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Turabibuka, babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Turabibuka, nimuze tubere abandi urumuri, twirinda amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside tuyirandurane n'imizi, kwibuka tubigire intwaro, tuzirikana amateka, izo ntwari zagiye tuzikunze, tuzahora tuzibuka. turabibuka, babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Turabibuka, babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Turabibuka, Hashize imyaka 29 twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Twibuke kandi twiyubaka, twiyubake ku byiza biruta ibindi. Twabonye urumuri rw'icyizere, Rwanda ufite ahazaza heza. Rwanda humura ntibizongera, jenoside ntizagaruka mu Rwanda. Twahawe urumuri rw'icyizere, Rwanda
ufite ahazaza heza. Rwanda humura ntibizongera, jenoside ntizagaruka mu Rwanda. turabibuka babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Turabibuka babaye abakristo beza, babaye intwari ubwo bicwaga, batubereye icyitegererezo cyiza. Tuzahora twibuka ishyaka bagiraga. Amen. Bwira abantu ibyururutse imitima yabo, Yesu ari hafi, agiye kuza kwima ingoma. Bwira abantu ibyururutse imitima yabo, Yesu ari hafi. Bwira abantu ibyururutsa imitima yabo, Yesu ari hafi, agiye kuza kwima ingoma. Bwira abantu ko hari uwabaruhura. Bwira abantu ibyururutsa imitima yabo, Yesu ari hafi, agiye kuza kwima ingoma. Bwira abantu ko hari uwabaruhura. Bwira imfubyi n'abapfakazi, abakene ndetse
abashonje abarushe mu mitima abaremerewe n'ibyaha dufite Yesu yabaruhura kuko we yaravuze ati abarushe n'abaremerewe muze musange nabaruhura imfubyi n'abapfakazi abakene ndetse n'abashonje abarushe mu mitima abaremerewe n'ibyaha dufite Yesu yabaruhura kuko we yaravuze ati abarushe n'abaremerewe muze musange nabaruhura abantu bahumurizwa imitima tugiye gutaha tugiye kugera iwacu abantu bahumurizwa imitima tugiye gutaha tugiye kugera iwacu tuzaririmba hozana tuzaririmba hozana tugeze mu gihugu cy'uburanga n'ukuri tuzishima imibabaro twagize Yesu azayitwibagiza kuzamureba mu maso nabyo bizatugwa neza tuzaririmba hozana tuzaririmba hozana tugeze mu gihugu cy'uburanga n'ukuri tuzishima imibabaro twagize Yesu azayitwibagiza